hari uzaguheka umuhe bizu, hari uzamuheka gukore kwibuno, hari uzaguheka gukore kwibere, hari uzaguheka gusambanye. Ibintu nk'ibi ngewe ndabikunda, sibyo? Iyo ukurikije imirengo ya bene wacu bahaga vuba bakibagirwa Imana vuba. Ibi ni ibihe byo kudukangura. Yego. Kugira Imana yacu irakomeye bakabivuga bikonsantaye. Kumbi bahaza. Imana irakomeye, Imana irarenze, Imana yacu ishobora byose. Ishobora byose ariko ntishobora kugura umuceri wa 2. Karabaye. Nimba se umuntu avuga ngo Imana ishobora byose umuceri wahenda ati turapfuye, ubwo ubundi yikonsantaraga mu biki? Ngewe ndi kubona ko ibi bihe byaje gupima imbaraga z'ibirayi n'iz'umwuka wera zidukoreramo. Uwavuze ngo Imana yacu irarenze bigura make, na n'ubu baracyavuga ngo Imana yacu irarenze. Nimba ukenera icyangombwa kwa mudugudu ari icyawe ntutume undi. Kubera iki wumva ko Imana uzayitumaho abantu? Ikintu cyo iyo ushaka ikintu mu buyobozi ushobora ubu natuma Charlene ngo genda ujye kunsinyishiriza icyangombwa. Sinyatire ni yawe nawe. Ariko mwabaye bajye babashuka. Uzi ko hari abantu habakora ibintu Imana ikavuga iti umuntu reka nze muhe n'uyu mwaka nzawumuha wubemo, akongera agakora ibindi Imana iti nukuri ndirahiriye n'undi mwaka nguhaye kurangiza. Wibutse ko hari n'abantu Imana ireba ikavuga iti nibyo ukoze urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanye nawe nurangiza uyu mwaka nduwiteka nzaba ntaru. Imana igahita igira gute ikakwambura iminsi kandi yari no kuyiguha kubera ibikorwa byawe bibi bikomeje kunuka mu maso y'Imana. Yes, ndagushimiye cyane kuko udukurikiye kandi ufunga iki kiganiro. Reka mbwire ngo Imana iguhe umugisha. Turi kuri mama Charlene official, mama wamenyekanye cyane mu gukorera Imana ku ma YouTube channel n'ahandi hatandukanye, ahagenda avuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ku buhamya bwinshi mwakunze mu myaka myinshi. Afite inshuti nyinshi kandi azwiho byinshi. Hari benshi akunda kunotinga amagambo yagiye avuga bakanayakoresha akubera ko yagize yagira umumaro abantu benshi. Twongeye kubana nawe rero kandi kuri channel ye, ni mukore subscribe ku ino channel ye kandi mukore share, mukore like, comment zanyu ziramushimisha cyaza dushimisha kugira ngo amenye uko ashobora kwitwara mu biganiro agenda akora bitandukanye. Turamwakiriye. Umeze neza mama Charlene? Yego meze neza ndakomeye. Na mahoro. Kera wambaraga rinete sinzi ukuntu byagenze. Ndimo kugira ngo menyere kutazambara nubwo bitanyorohera. N'ubundi zirahari. Impamvu ivuze yanga nataza kubona usa naho kambije agahanga bagire ngo warakaye wibo kurwana n'amaso. Ntazo ufite zaramenetse tuzigure cyangwa zirahari? Ndazifite ahubwo kubera ukuntu nyine zimbangamira mba ndi kugira ngo numve ko nazimenyereye kutazireberamo. Ariko none ndabona ikibazo turebana ubutesi utazambaye. Ndumva nyine ari hatari. N'abantu banjye birabacumuza kwambara rinete. Ningira Imana nyine bizakunda ngire. Uwo muntu ucumuzwa na rinete bantesha umutwe patiri ibyo bambwirira. Rinete zigacumuza umuntu. Bakambwira ngo sinkazambare kandi ndwaye. Asanga bashaka kukureba utazambaye uwo muntu atakibazo cy'umwuka. Kuko agakiza na rinete n'ahantu bihuriye pe. Ntabwo abizi ukuntu amaso yanjye barambwiye ngo mu maso yanjye nta mazi abamo wa. Niko kwa muganga bambwiye. Bakubwira ko wakora iki? Nta muti ushyiramo? Rinete nyine. Umuti ariko urahenze to. Umuti uzashyiramo amazi mu maso urahenze cyane. Urahenze ariko ntacyo kandi wowe ugomba kujya nshyiramo ibihe byose. Umeze utetse amaso mu rugo derukana avuga ku kiganiro gishya wari ugiye gukora twakoze waranse ugiye kuzagikora. Ubusanzwe umeze gute muri minsi rero? Reka nkubwire. Patri meze neza. Meze neza mfite amashimwe menshi cyane. Ngira ngo uyu mwaka ni wo mwaka kuva navuka nabaho niwo mwaka wambereye mwiza. Nubwo ntatobora ngo mvuge. Wararwajemo abana warageze gute? Bararwa ariko barakize. Ariko se ubwo wari uzi ko
ushobora kumara umwaka ubabaye ukwezi kumwe kongera Imana ikakwibagiza ibintu byabaye mu myaka nako yose cyangwa icyumweru nuko nanjye byangendekeye okay. Imana yampayemo ibyishimo n'umunezero bikomeye. Ibyo byishimo uzabivuga gihe kiza? Nzabivuga. Numva ugomba kwivuga mu mwaka kutaravamo kugira ngo namenye Imana. Ntabwo nzabivuga muri uyu mwaka. Nzabivuga mu wundi. Hari igihe umuntu aba akegeranye ibihamya. Yego. Bifatika. Ariko uzategura fete udutumire tuzi. Fete se gusa ni ikirori. Azaba hahiye. Nzabatumira. Uzahatwika hashye mwimanukire. Nzabatumira pe. Ari umupasi yavuze ngo natwe tuhazimye twizamukire. Umupaseri ngo natwe badasingwa Jean Claude arimo bwijana mu gitane arabahangagizwe imvugo ngo tuhatwike hashye. Ariko abakishijwe tukikwa hazimye twizamukire. Turamusuhuje cyane. Yego ndagira ngo unyemerere mu cyoro tugomba Imana byo tuba dushima Imana ko yabanye natwe duhaye ubuzima turi bazima turiho ikaduhanye uko kubaho banzu yishimire kwiduhera no munsi mushyashya tuze kuganira ku Imana igenda iduha ngo tuganireho. Tugushimiye umunsi mwiza w'umugisha uduhaye nyakubahwa Imana. Tugushimiye ko wabanye natwe kandi tukaba tugeze muri uyu mwanya mwiza wo gutanga ibiganiro byubaka ubwami bwawe ndetse bibikubaka n'abantu. Tubanje kukwiragiza kuko ari wowe muterankunga wacu. Turakwinginze kugira ngo muri uyu mwanya mu izina rya Yesu dushyigikire kugira ngo tuvuge ibitunganye bikenewe kandi ibintu byose bikuzuye tuba ari byo tuvuga kugira ngo ubwami bwawe bwaguke kandi bugere kure. Ushyigikire umwana wawe, ushyigikire ibikorwa byose, ushyigikire n'abadukurikiranye kugira ngo uyu mwanya ube umugisha ndetse n'umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Aha turi mu kwezi kwa 12 turimo turasoza umwaka wa 2022 ariko mbere y'uko tusoza no mwaka wanyuze humvikanye ibintu bitandukanye mu ivugabutumwa mu nsengero zifungurwa humvikanye intambara zitandukanye zo muri Uburusiya na Ukraine, humvikanye M23 muri Congo, humvikanye byinshi mu mwaka ariko mbere humvikanye Covid mu myaka yatambutse, humvikana ibintu byinshi abantu barapfa. Nk'umuhanuzi w'umukozi w'Imana ibi bintu byose bihurize hamwe tubwira uko yagendaga bivugaho ariko ari byo wanahanura birasohora mu mwaka uvuga Covid izarangira n'icyo ndenda bisohora n'ibindi. Ndibe kuvuga ku kiganiro cy'umusirikare muvuga ku ntambara zibera ku isi bihuza na Bibiliya. Ibi bintu byose byaba bino myaka itatu itambutse n'utimo turasoza. Wabibonye gute? Nagiye mbivuga mbihuza ariko urafata kimwe kimwe. Covid wayibonye gute? Niwe butumwa isi yabizera duhera ngo ntacyo bitwaye. Reka nkubwire. Ukuntu nabibonye usibye yuko abana b'Imana ntago bakunda kuzirikana ibintu byavuzwe na Bibiliya, ibyo bigishwa n'ibyo bahanurirwa. Ariko ubu mba numva havamo isomo ryo kuzirikana ibyo twigishwa, ibyo duhanurirwa n'ibyo dusoma muri Bibiliya, kuko nta jambo Imana izavuga ngo rihere. Ndibuka mu cyigisho cya 2020 natanze. Yego. Kiri hariya impamba cyitwa ngo impamba ya 2020 kuri YouTube channel bakibona. Yego. Ahantu nari ndimo kwigisha ndi kubwira abantu ngo umwaka wa 2020 wasengaga rimwe asenge kabiri, ndi kuvuga ngo ni umwaka utari uw'abasongarere n'abaswa. Kandi koko niko waje. Niko waje ari umwaka ukomeye kandi nawigishaga nkoresheje Bibiliya. Yego. Rero iyo mbona ibyo uvuze Covid guma mu rugo ni ibintu bikomeye. Ni ibintu bikomeye twahuye nabyo tutari tuzi. Ntusuhuze umuntu hagati y'umuntu n'undi hajyemo metero, abinjiye mu rusengero mu karabe, ntihagire umuntu wifuriza undi amahoro ya Kristo, uyamubwire ku munwa kandi umurebera muri metero. Uri kumva? Yego. Amaturo nta wemeye kuyakoraho, mwohereze kuri mobile money. Bamwe binjiye mu rusengero abandi musubireyo umubare uyu wari ukenewe yeba badatawe urahagije. Yego.
hahandi baha abantu akato guma mu ntara guma muri karitsiye Guma guma mu mu mujyi. karere guma mu mujyi guma iwawe mu gipangu ntusohokemo. ariko igitangaje muri ubwo buzima Imana yatunze abantu. hariya hantu harimo amasomo menshi. Yego. icya mbere harimo kugaragaza gukomera kw'Imana. gukomera kw'Imana. hari abantu benshi bagiye bagwa batanga n'impamvu baguye. abaguye kubera ubukene, abaguye kubera ubushomeri, ariko muri guma mu rugo nta n'abantu bari kubona iyo bagwa. kuko naho bari kugwa nabo bari babuze iyo bagwa. Imana yerekanye ukuntu ishobora kugutunga utakoze. kandi nzi neza ko hari nta mubare w'abantu twashyinguye kubera inzara. Imana yagiye yitamurura irigaragaza yihesha icyubahiro ku buzima bw'abantu. cya mbere ni uko hagaragaye gukomera kw'Imana. Yego. hari abantu bari baravuye mu murimo w'Imana Ndakumva. bajya Dubai, bajya mu Bushinwa, bajya mu bihugu bitandukanye bagiye kurangura. icyo gihe n'umurimo barawuparika turi mu kazi. mbona ukuntu Imana igushakira umwanya ikagushakira umwanya wo kwicara na Dubai utari bujyemo, no mu Bushinwa no muri repetisiyo utari bujyeyo. hanyuma ikindi nabonye ni uko abantu bakwiye gukorera Imana nta mpamvu bakwiye gushyiramo. Yego. nabonye aho abavugabutumwa biringiye gutungwa n'ivugabutumwa. babura agatute. benshi bahise bakareka. noneho bagenda banashyira mu bwenge bwabo ko bazarya ari uko bagiye ku gatute. ariko ntibashyira mu bwenge bwabo ko bazarya kuko bakoreye Imana. bumva ko inzira yo kurya no kwishyura inzu izanyura ku gatute. Imana ibereka ko iyo atari yo nzira. inzira ni ugukorera Imana ubundi ikagushakira icyo kurya ibinyujije mu nzira zayo ishaka. Yego. ibyo ni ibintu twagiye tubona. hanyuma ikindi wenda wambwiye ngo shingiye ku byo nabonye muri iyi myaka 3 itambutse, uyu mwaka ndawubona gute? mbere yo kugera aho ngaho hari ibintu usize. ubwo ni imyaka yatambutse covid yavuyeho, igihe none atangiye kuruhuka, humvikana ibiciro bizamutse, humvikana inzara mu bihugu bitandukanye, peteroli irazamuka n'ibindi, abantu baravuza induru bitewe na Ukraine n'Uburusiya. ibi birabivugaho iki nk'umuntu wiherana n'Imana? ibintu nk'ibi ngewe ndabikunda. sibyo? iyo ukurikije imirengo ya bene wacu bahaga vuba bakibagirwa Imana vuba. ibi ni ibihe byo kudukangura. Yego. kugira ngo ibintu abantu bishingikirizaho byose bajye babireka, ahubwo bishingikirize ku mbaraga z'Imana. ikindi Imana ibiri no kutwereka yuko Imana yacu atari inkene. ntabwo Imana ari Imana yo guhaha ibya make. uri kumva? Ndakumva. nimba umuntu yicara akavuga ngo umuceri waguze 2 nani 7 8 2 agahita arwara toroma. amavuta yageze hari, ibirayi byageze kuki akarwara toroma. ariko akibagirwa ko Imana asenga atari Imana ihaha ari uko byaguze make. Imana igendera ku biciro biriho. ntabwo igendera ku biciro. sibyo? Yego. hanyuma mba numva nabwira abantu ngo ubwenge bw'abanyabwenge buzahinduka ubusa, n'ubuhanga bw'abahanga buhinduke ubusa, icyubahiro cy'Imana kizamuke. Yego. sibyo? Ndakumva. ibi bintu byabaye ngo ibiciro byahise Imana yacu irakomeye bakabivuga bikonsantaye. kumbi bahaza. Imana irakomeye, Imana irarenze, Imana yacu ishobora byose. ishobora byose ariko ntishobora kugura umuceri wa 2. Karabaye. nimba se umuntu avuga ngo Imana ishobora byose, umuceri wahenda ati turapfuye, ubwo ubundi yikonsantaraga mu biki? nimba umuntu avuga ngo Imana yacu niyo igitinyira, akabivuga ari umuntu w'umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana, hanyuma esanse yamara kuzamuka ati noneho abakristo turarimbutse, ubwo si byo yari arimo byari ibiki? ngewe ndi kubona ko ibi bihe byaje gupima imbaraga z'ibirayi n'iz'umwuka wera zidukoreramo. uwavuze ngo Imana yacu irarenze bigura make, na n'ubu baracyavuga ngo Imana yacu irarenze bigura menshi. Yego. ibi bihe rero mu byitondere biri gupima imbaraga ziturimo. nimba ufite umwuka w'ibirayi cyangwa ufite umwuka wera, ibi bihe bizakugaragaza uwuriwe. ikindi shaka kuvuga nuko ibi bihe turimo byuko ibiciro byahenze.
ngo bitewe na Ukraine. mba mbona ari ibihe birimo kugabanya amarere y'abantu. Amaki? Amarere y'abantu. Abantu bakajya bavamo, hari abantu bimanitse ahantu shaho. Baragenda bimanika neza hafi yaho Imana ituye, bumva ko ariho bari. Bamera nk'abantu bafite imibumbe bibumbabumbiyemo yabo. Bituriyemo. Ibi bihe rero ni nibyo kutugabanyiriza amarere, gusa icyo mbahumurije mbabwira nuko atari ibihe bibi. Yego. Imana nibona abantu bagiye kuri kabegereza ibikorwa, Imana ikabona abantu bayitaye kabiyegereza ikoresheje ibi bintu. Warana bagurishije amamodoka. Hari n'abandi bayaparitse bitegera akamoto. Nibihe rero bigomba no kuducisha bugufi tukiyoroshya cyane ko nta nabahetsi bahari. Ibi bihe rero ni byiza. Abahetsi nabahari? Nta bahari twiyoroshye. Wabonye ari nde waguheka Patri? Aho rwose ko hari abahetsi wenda wowe uzi guheka ariko abantu afite abantu abaheka. Nese ikidendezo cyihinduje naga afite umuntu umunagamo hariya ko baba bahari. Rega ari umuntu afata ibintu by'akabya rusange ariko abahetsi arabafite abahetsi. Uko biri kose igihe tugezemo. Sibyo? Shapati nuzabona umuntu uguhekera ubusa. Hari uzaguheka umuhe bizu, hari uzamuheka gukore kwibuno, hari uzaguheka gukore kwibere, hari uzaguheka gusambanye. Komeza ubashuke. Umuntu wese aguheka bitewe n'impamvu aguhetse. Ubwo rero inama nabagira nuko baziheka. Kandi atajya ari umwana mwiza. Ntabahetse shahafi. Ngase ni mu ndangira aho bari. Ubwo se umuntu uguheka abahetse. Umuntu uguheka Patri byihorere. Nta makuru ufite. Nta bahetsi bahari. Imana nizaguheka. Ariko ashobora kuguheka mu isengesho akagusengera mugafatanya nicyo ndimo ndavuga ngiye. Mu isengesho. Okay. Biraho. Nese bose hari abantu ujye uheka. Munsi kuvuga tufatanya gusenga kwaguhamagara, ndabizi ko bari muri Canada, bari muri Amerika, Australia, ndabizi muramukurikira. Hari abantu ugiye ku masengesho byo kasake ndugasenga, ndabizi. Ariko se ku buryo bajya kunyizera ngo ndabaheka. Yego. Japati. Uwizera umwana w'umuntu agere gute? Okay, ni umusada. Ni umusada. Abantu ntago abantu ari bo kampara. Abantu baraduha umusada. Ariko nyiri umupfu niwe ufataha. Erega mari gukuramo abantu igisivire cyo kwiringira abantu. Abantu bazasaba amafaranga, basaba umuceri, basabe n'amasengesho Patri. Abantu biga ikintu bita kwigira. Buri iki gihugu cyacu ndagikunda. Hari insanganyamatsiko sinzi ukuntu babyita kwigira. Yego. Bashyizeho ikigega cyitwa kwigira kugira ngo atazajya hagira umuntu duha inkunga akatwigisha nuko tuyikoresha. Cyitwa nk'agaciro. Yego. Kwigira nyine umunyarwanda akabaho atirirwa ategereje akimuhana kaza imvura ihise. Umunyarwanda wese agatozwa gukora kwigira n'abakirisitu. Ese bara muri Kristo umuntu arigira? Tugirwa na Kristo niko nekereza ngewe. Nyine ubwo urumva mbikuye mu mubiri bijyanye mu mwuka. Hari ubushobozi bw'Imana bugomba kuba mu muntu. Yego. Akigira ku buryo umuntu atumva ko azahumeka kubera abandi. Nzarya ari uko bangaburiye, nzasinzira ari uko bansengeye, ariko nawe wige gusenga ku giti cyawe. Abantu bazaza ari abatera nkunga. Hari igihe uzampamagara ndi mu bitaro, cyangwa umpamagare nanjye ndwaye cyangwa ndwaje, cyangwa umpamagare nanjye nigiriye intege nke no kwisengera byananiye. Niyo mpamvu hari amasengesho ukwiye kugira yawe ku giti cyawe, hanyuma ukagira n'ayandi ariko nawe hari ayawe ubitse. Ni muri urwo rwego. Abantu bategeza ko bagomba kugira abantu babagira babaheka, nicyo twahereyeho. Bavane y'amaso. Bavane y'amaso umve ko umuntu ari umusada baguhaye w'iminota ntago ari uwo munsi. Hari umuvuga ubutumwa nago ndi muvuge wabwije aravuga ngo rahamwe ngo usengere. Nakararo bunyaga hitinga cyangwa ngo usengere. Gusengera uraye mu nzu yawe ngendimo nurukanga mbunza karago ati nanjye byaraniye wisengere. Ariko kandi hari abantu babakire. Nibyo numvisha hano hanze bafite abanyamasengesho abasengera bagira akanyarira bajya kizabonwa no bagiye kwabariza Imana ku mwaka ugiye kurangira. Ingosha cyo kora mana. Yego. Ibyo se ntago bizi mama Sherene. Reka nkubwire utajya ibwami abeshywa byinshi. Sibyo? Imana yari iherutse kumbwira narwaje abana. Sibyo? Yego. Maze kurwaza abana mpakura isomo ryo kuvuga ko Imana ikeneye abantu bayegera. Urumva? Utiriwe uyitumaho abantu. Imana ikeneye wowe nayo. Ngewe ni Imana irankeneye. Yego.
nimba ukenera icyangombwa kwa mudugudu ari icyawe ntutume undi kubera iki wumva ko Imana uzayitumaho abantu ikintu cyo iyo ushaka ikintu mu buyobozi ushobora unatuma Charlene ngo genda ujye kunsinyishiriza icyangombwa sinyatire ni yawe nawe ariko mwabaye bajya babashuka kandi babahitura Imana iragukeneye nshuti nimba ari n'abo baterankunga bawe babahanuzi nimba ari uwo musozi nimushorerane namwe mujyaneyo sibyo ariko sha bagende bajye kwicwa n'imibu uri kugoni wawe mu buriri cyo kora muri abasirimu umuntu wabibashutse sinzi uwo ari we Imana yaramwe ngo uzabambwirire impamvu mvugururi numva indimi zose ni yihe nukugira ngo umuntu wese mu rurimi rwe umpamagaye nzamwitabe irambwira ngo bambwirire ngo igihe cyo kuntumaho abantu cyararangiye nkeneye umuntu ku giti cye tukabonana uri kumva icyo gihe nasenze amasengesho ntigeze nsenga mu buzima ntanasengaga niga gusenga kandi isanga no mu myaka nabayeho nasenze mu buryo bwagutse bujyanye n'igihe tugezemo tugeze mu gihe kirimo imbaraga z'abarozi bamwe baza mu rusengero mwicarana ku ruhimbi muririmbana muri korari mubana mu badiyakoni bakajya ikuzimu ari abacuraguzi ari abadishyi Imana ikeneye ko abarokore bagwiza imbaraga z'amasengesho ku giti cyabo uno mwaka tugiye kwinjiramo rero Imana iravuga iki kuno mwaka nk'umuntu usenga ubana nayo bihagaze gute dushingiye ku myaka itambutse nta message nigeze mpabwa y'umwihariko cyane ko nshobora kuzayihabwa ariko shingiye ku byo ibyatambutse mbona uko imyaka izagiza indi hita hazajya haza ibibazo biruta ibyo twari turimo kuko nimba Bibiliya itubwira yuko mu isi hazaba ibihe birushya mu minsi y'imperuka ntabwo nenda kubabwira ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzaba mwiza kuruta iyatambutse uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzazamo ibyiza uzemo n'ibibi harimo abazahaga n'abazasonza harimo abazahabwa akazi n'abazakirukanwaho harimo abazabyara harimo n'abazapfusha harimo hazaba ubukwe bwo gushyingura n'ubwo gukingirwa hazazamo ibintu bitandukanye ariko intego y'abakirisitu ni intego imwe yonyine itagikuka intego igomba kubaho niyo kwezwa no gutunganywa kuko buri mwaka wose tugiye kwinjiramo nta kindi Imana idushakamo gukizwa ku gato no ku kanini tugatunganwa rwose yego uko niko ubibona kaye niko wenda rimezagwa n'ubutumwa cyane ko umeze nk'ukunda gufata ibyo gusenga ukasengera umwaka ugiye kwinjiramo wenda ushobora kuzagaruka kuri kamera ufite n'ubutumwa Imana yaguhaye neno gira abantu inama uno mwaka tugiye kwinjiramo bitware gute bimeze gute nihe nama wagira abantu neno nurangiza kuza kubasengera inama nagira abantu ntibagafata iminsi n'ibihe n'imyaka n'amezi ngo babigire ibyabo nubona Imana iguhaye ngo injira mu mwaka cyangwa wusonze ntabwo ibikubwiye ngo witware uko byumva nuko ubishaka ujye utekereza ko uzatekereze ku bantu Imana yambuye uyu mwaka tuvuyemo urebe impanuka zabaye urebe abantu bapfuye urebe ukuntu bakurushaga icyubahiro no gukomera uvuga uti ngewe Imana isigiye iki ntabwo Imana ibigusigiye kugira ngo uyihemukiye cyangwa uyihemuze uyikoze isoni ibigusigiye kugira ngo utunganye ibidatunganyije kandi indi nama nakugira ni iyo kujya wirinda ikibi mu myaka yawe yo kubaho kuko ushobora kwirata ngo ushoje umwaka ariko ntutangire uwundi ushobora kuvuga ngo urawutangiye ariko ntuwugeze hagati mba numva nakwifuriza kuba umuntu mwiza ugakora ibintu byiza kandi bishimwa n'Imana ikindi ukikorera neza ugakorera neza umuryango wawe ugakorera neza inshuti zawe ukagenda unyanyagiza imbuto izineza nubona Imana iguhaye igihe ujye umenya ngo igihe iguhaye ni umugisha ukibyaza umusaruro wo kuba umuntu mwiza ku buryo Imana ninakureba ivuga iti reka ariko muhe n'ukundi kwezi
uzi ko hari abantu bakora ibintu Imana ikavuga iti uyu muntu reka nze muhe n'uyu mwaka nzawumuha wubemo, akongera agakora ibindi Imana iti ni ukuri ndirahiriye n'undi mwaka nguhaye kuwurangiza. Wibutse ko hari n'abantu Imana ireba ikavuga iti n'ibyo ukoze urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, nurangiza uyu mwaka nduwiteka nzaba Imana igahita igira gute ikakwambura iminsi kandi yari no kuyiguha kubera ibikorwa byawe bibi bikomeje kunuka mu maso y'Imana. Inama rero nabifuriza niyo gukora ibyiza, nubwo utabihemberwa, naho batabimenya, naho abo wabikorera batabibona, ariko Imana yo mu ijuru ikajya ihora ikubona uri umuntu ukora ibyiza. Asante sana. Avugwa menshi akumva beneyo, ubwo wese Imana imufashe kubyumva. Ndagira ngo ubasengere, ariko kandi iyo nimero mubona yanditseho ni ya M.Charlene official, mushobora kumuvugisha ikibazo wajyanye n'amavuza ko yakugirira, no kuri WhatsApp biriho. Yego, wabasengera. Mana turagushimye ko abanye natwe muri iki kiganiro, wadufashije kandi utugirira neza. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nunyemerere rero abantu bose bagikurikiranye kibahembure, bagubwe neza kandi bahembuke, babe beza, babe bazima, bakubera umumaro n'umusaruro. Ineza yawe igere ku gihugu no kwitorero, ugirire neza bari mu bihugu by'intambara, utangemo umutuzo n'umutekano. Komeza natwe kudushyigikira muri uyu murimo turi kugukora kuri M.Charlene official, nanjye ukomeze kunyereka no kumpa imbaraga n'ubwenge, ubuhanga n'ubumenyi no kujijuka, ndetse n'imbaraga zawe z'umwuka wera n'amagambo y'ubwenge menshi, kugira ngo mwami hagire ubwami bwawe ukomeza kubakwa mu bantu. Ndagushimiye rero ko ubu butumwa bugejeje kure kandi ko buri buhembure benshi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ni mukore subscribe cyangwa sabone, ni murangiza mukore share, like, comment zanyu ziradufasha kumenya ibyo dukora. Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.